Muraho neza, nitwa Tuyisenge Tamari, ndagira ngo mbagezeho ubuhamya bw'ukuntu natsinze ikizami cya provisoire mbifashijwemo na application yitwa Traffic Rules App y'umuntu witwa Eugene. Ni ukuvuga ngo ngewe nari nkoze inshuro ebyiri nyirata, narize bisanzwe najya gukora ngatsindwa, ariko nza kugirirwa ubuntu menya application y'uwo mugabo witwa Eugene, bampa nimero ye turavugana, ampa link ndajoyininga. Kuva najoyininga rero nahise ngera ku rundi rubuga ruhuriweho n'abantu bakoresha iyo application bose, aho tugasharinga ibitekerezo, tukadisikasingiraho. Ariko akandi kantu keza nakunze bo bafite k'umwihariko, hari icyo bita imyitozo mishya, sinzi uko nabivuga, ni nk'akandi gashami k'iyo application. Ni ukuvuga ngo kugira ngo nyine ugire access kuri application yiwe, ni link aguha ukajoyininga, ariko kugira ngo ubone imyitozo mishya urishyura, hari igiciro wishyura. Niba mbyibuka neza, ku myitozo mishya ni 5,000, ariko kujya muri VIP group ni 7,000. Ngewe rero nigiye mu myitozo mishya, iyo application nayimenye mbura ibyumweru 2 ngo nongere nkore examen. Ariko nongere mbibutse ko mbere yaho nari narakoze izindi nshuro 2 ariko ndata. Narigiye kuri YouTube bisanzwe, ariko najya gukora nkarata. Babandangiye Eugene. Ni ukuvuga ngo iyo myitozo mishya yiwe nayize mu gihe cy'ibyumweru 2, ubwo ni iminsi 14. Aguhereza, iyo umaze kwishyura aguhereza imyitozo mishya, ni imyitozo 28. Buri mwitozo uba ufite ibibazo 20. Uburyo biteguwe ni copy paste terike ikizami bakibaza. Ni ukuvuga ngo ujya ku mwitozo wa mbere ugakora, ugasubiza, baguha ikibazo nyine nk'uko babaza n'ubundi mu kizami, ugasubiza bakanagukosora ukabona amanota. Iyo ukishe ubibona ko utsinzwe, iyo ugikoze baguha amanota, warangiza ugasoza ikizami nabwo ukabona ayo ubonye, ukamenya ngo ndatsinze cyangwa ndatsinzwe. Ngewe rero ukuntu nabigenzaga, nakoraga buri mwitozo, nabona ngize nibura guhera kuri 15 nibwo najyaga ku mwitozo wa kabiri, nabona munsi yaho nkongera nkawusubiramo kugeza mbashije kuwukora nkabona ayo manota 15. Ikintu navuga aha ngaha ni uko n'ubundi iyo myitozo iteguwe muri ubwo buryo, n'ubundi ni bya bibazo n'ubundi biba byarabajijwe mu bizami bya kera, kuko n'ubundi still nibyo babazamo, nta bindi bishyashya bihari kugeza ubu, n'ubundi nibyo baguma bagarura. Ni ukuvuga ngo ikibazo uko ukibonye ukiga uko kiri, ukakiboroka uko kiri, ukakinywa mbese nko kunywa amazi. Rero ngewe nagiye niga gutyo, nabona ngeze mbashije gukora umwitozo nkabona amanota 15, nkaba aribwo njya ku mwitozo wa kabiri. Na system ubwayo, iyo utsinze barakubwira ngo watsinze, komeza ku mwitozo ukurikira. Ibyo nabikoze mu gihe cy'ibyumweru 2, hanyuma uko nasubiragamo inshuro nyinshi niko nagendaga ndushaho kubyumva. Ngeze ku kizami cyanjye rwose nta kintu gishya cyaje, bya bindi byose uko byanyuze mu maso narabibonye, ndasubiza ndatsinda, nsindira ku manota yanjye 15 mu gihe cy'iminsi 14 nari nize. Nkaba nashishikariza abandi bataramenya iyi application kuyimenya, bakayiyoboka. Birafasha, ni byiza, birizewe. Sinanjye njyenyine, hari n'abandi benshi
bagiye biga igihe gitoya cyane ugahita ukuramo provisoire yawe. Ubu ngewe ndi kwigira definitive nzakora mu kwa gatatu mbigeze kure, kandi nabwo barakomeza bakadufasha, bakomeza bagashyiraho izindi discussions zerekeranye na pratique, ibyo ngomba kwigiramo hariya nkabyiga nkabimenya nta kibazo kugeza ubu ngubu. Rero abatarabiyoboka mu biyoboke. Ikindi navuga kuri iyo VIP groupe, ni nka ba bantu ushobora nko gusoma ikintu ukumva ntucyumvise, kujya muri VIP groupe rero bo barasobanura babijyamo, babyinjiramo bajya muri details, nk'uko waba uri gusoma wenda tuvuge for example nk'ijambo runaka ukumva rirakweshapye, wenda urugero tuvuge iteme, ukumva ntubyumvise, hariya muri VIP groupe ho barakwigisha ingingo ku ngingo mpaka ya gazeti yose muyinyujijemo amaso ukabyumva. Niko karusho ka VIP. Ariko n'uwigiye ku myitozo mishya nawe aratsinda, kuko ngewe niho nigiye. Murakoze. Eugene rwose ndamushimira, timu ya Eugene nabo bafatanya ndabashimira rwose, mwaramfashije byagenze neza, Imana ibaha umugisha. Ubu ndi kwiga gutwara, nzakomeza mbigisha inama n'ubundi turi kumwe. Imana ibaha umugisha. Ciao.